hanyuma Vestine hari abantu bajya bibaza ibibazo bitandukanye by'umwihariko ku bantu b'igitsina gabo ngira ngo twiganireho muri uyu mwanya bibaza niba gusohora intanga kenshi byaba bibafasha kuba byabarinda barwara kanseri ya prostate. Dada gusohora intanga cyangwa se kurangiza kurangiza kenshi birinda umuntu kuba yarwara prostate ariko ntabwo ari umuti wa prostate. Bishobora kukurinda ubura abahanga bavuga ko byakurangiza inshuro 21 mu kwezi ku mugabo cyangwa se ku musore bifasha prostate gukomeza kuba active cyangwa se kugira imbaraga kurusha wa mumara igihe kinini adakoze igikorwa cy'imibonano. Ariko abantu babyumve neza ntabwo gusohora ari umuti wakurinda prostate. Urugero nk'abantu b'abasaza cyangwa se abagabo bakuze kuva ku myaka 40 n'ubundi abahanga bavuga ko kuba ku mugabo kuva ku myaka 40 kuzamura abari muri high risk kuba yarwara prostate. Kandi mubyumve neza kuba prostate yakwangirika cyangwa yaba weak bitandukanye na kanseri ya prostate. So prostate abantu banze basobanukirwa ngo prostate ni iki. Prostate muri make ni nk'uruha nabyita ko nagafuka cyangwa se ni nk'uruganda rushinzwe gukora intanga. So abantu rero barabizi ko iyo ufite uruganda rurimo imashini ukamara igihe kinini izo mashini zidakora ziragimba. Mu kugimba kwazo rero bikaba byatera za mashini kwangirika. Na prostate nuko iyo umugabo amaze igihe kinini adakora imibonano mpuzabitsina prostate yishobora gukwama cyangwa se ikaba yakwangirika akaba yarwara na kanseri ya prostate kubera kumara igihe kinini rwa ruganda rudaproducinga za ntanga rudakora. Urumva nta kuva iyo bimeze gutyo n'imisemburo y'umubiri kuri kiriya gice imisemburo kigabo ntabwo ibikora neza. Biraryama bigasinzira bigasaza kumva ko itagikenewe bitewe no kuba umaze igihe kinini udakora imibonano. Nk'abantu bafunzwe nk'igihe kinini kubyo atasha kubana n'umuparteneri we nk'umuntu harimo abasaza bamara cyangwa se abagabo bamara imyaka yenda sari nko muri misiyo ariko y'umuryango akanga gusambana akavuga ati ngenza ategereza muri n'umudamu wanjye sinzamuhemukira ukamara igihe udakora imibonano rwose buriya ubugenda wangiza prostate yawe. So simbabwiye ngo musambane kugira ngo prostate ikore ariko ku muntu byemerewe kuvuga umugore n'umugabo rwose umugabo iminsi 21 ubasha kuyisoramo ariko neza byakakwiye gufaka gutuma prostate ikomeza kuba active. So uyu munsi none rero indwara za prostate zirimo kugenda ziyongera bitewe nuko umugabo ashobora kubana n'umugore umugore akamenya uburenganzira bwo kugira kwihakabyizi umugabo nawe n'imisemburo ye n'ubuzima n'imibereho bigatuma igikorwa cy'imibonano kitagenda neza hanyuma rwa ruganda ntibashe gukora neza ugasanga prostate yabaye weak. Umugabo rero ufite ikibazo cya prostate kizabikwereka cyangwa se umusore nuko ntabasha kuresista kwihagarika gatoya ashuka n'inkari zaje. Ubwo icyo gihe prostate kanseri ya prostate bamaze kumugeraho cyangwa nizasinye zibanziriza indwara zimwe mu bitwereka ko icyo gice kitameze neza. Ntuzajye rero ubumva ushaka kwihagarika buri kanya cyangwa se wanatinda zikaba zanagucika ni kwereka ko prostate yawe iri weak. Ni cyambere. Icya kabiri kunanirwa kuba kugira ubushake kubura ubushake gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nabyo ushakwereka ko na prostate itameze neza ndetse no kubabara igice cyo munsi y'inda. Ni byiza guhita rero ugana abaganga kugira ngo basuzume barebe prostate yawe uko imeze hakiri kare. Uvuze ku kintu cyo kuvuga ngo kudagira ubushake bwo kuba wakora igikorwa cy'abashagaye cyangwa se wakora imibonano mpuzabitsina. Hari abashobora kubyitiranya no kwa kundi uba ufite stress kwa kundi uba wumva nyine umubiri uri weak utameze neza. Biratandukanye kubera ko kuba uri weak uracitse intege cyangwa se bitewe na crise urimo urumva cyo ni imibonano iri mu mutwe anyway. Imibonano iri mu mutwe kuba rero umutwe utameze neza nabyo bishobora guhungabanya imisemburo yawe ntubishake. Kimwe nuko hari umugabo ushobora kuba anapfushije n'umugore ari mu gahinda ariko igitsina kikamuhagurukana rwose imyanya y'ibanga ugasanga iri active urumva
ititaye kuri situation cyane rwose ititaye kuri situation irimo ubusa. Yego Vestine, wenda ngarutse gato ku bijyanye na prostate, hari wari umaze kutubwira ko umuntu w'igitsina gabo agomba nibura kurangiza inshuro 21 mu kwezi kugira ngo abashe kuba yakwirinda iyo kanseri ya prostate. Ariko nanone nkibaza kurangiza, hari abavuze ngo akarangiza neza. Ese bwo kurangiza neza no kurangiza gute? Kurangiza neza ni ukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza n'uwikorana nawe akarangiza. Birajyana? Yego birajyana. Aramutse arangije wenyine? Urangije wenyine rero nawe urabyumva, ugira iyo guilty conscience yo guhora wishinja uvuga uti nubwo njye narangije ariko mugenzi wanjye ntabwo yarangije. Ubwo rero nawe urabyumva, uruhande rumwe wishimye ariko ubundi ukumva ko ukigaya ko nta kintu gifatika wakoze rwose, ahubwo ibintu wabyangije cyane. Wowe kurangiza neza kandi tuvuga gukora icyo gikorwa ahantu habugenewe, kugikora neza kandi kugikora nta gakingirizo. Bishatse kuvuga ngo kuri wa muntu ushobora kuba yaba akora imibonano mpuzabitsina ukoresheje agakingirizo, ku bijyanye n'uko wenda yaba ubwo buryo arangizamo bwaba nubwo bwaba bungana na za nshuro 21 mu kwezi, ntacyo byamufasha mu kwirinda iyo ndwara ya kanseri ya prostate. Kwirinda kanseri ya prostate, ikintu numva nabwira abantu, reka tubaze turebe ibintu bitera prostate ni ibiki. Kuko nabasobanuriye nti kumara igihe udakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni bibi. Yego. Kunywa inzoga n'itabi, abahanga nabyo bagaragaza ko bishobora kuba byakwangiriza prostate yawe. Imirire mibi nayo yabigiramo uruhare, ndetse no gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'imbaraga. Harimo abantu bareba amafilime pornographique, uko abibona abazungu babikora akibagiza ko ari filime bamo gukina. Yego. Ubu nawe agashaka kuba rafu nk'uko nabo babikoraga. Icyo gihe rero ziramba gukoresha hariya ushyiramo imbaraga nyinshi ntabwo ari byo, birangiza. Ikindi, guforsa umubiri. Niba ukoze imibonano mpuzabitsina ukarangiza, ushaka gutuforsa ushaka gutawongera gukora ituru ya kabiri, kandi umubiri utaraba tayari. Ubundi hari iminota runaka ugomba gutegereza hagati yo kurangiza no kugira ngo uze kuza kujya kwiyongeza. Iyo ushaka gukoresha umubiri rero imbaraga zirenze ntabwo byavamo. Vestine, reka ngushimire. Urakoze cyane. Yego.